bamwita Marina, umukobwa wamamaye hano mu Rwanda, yamamaye ku izina ry'ubuhanzi, umukobwa uzi kuririmba neza cyane ndetse ashoboye no kuba yahogoza birenze urugero. Uyu ni umukobwa rero wakomeje kuba yazamura urwego rushimishije, dore ko ari byinshi byagiye bimuvugwaho, dore ko yanigeze kuba yashyirwa ku bakobwa beza hano mu Rwanda, dore ko yaje kuba yaza ku mwanya wa mbere bavuga ati Marina urakubiye, uri umukobwa wa mbere hano mu Rwanda, dore ko anaririmba neza cyane. Uyu rero Marina, dore inkuru zigenda zimuvugwaho hano mu Rwanda zigiye zitandukanye, dore ko agendwa avugwaho ibintu byinshi. Rero nshuti mukunda kudukurikirana, mwibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza dukora bize bibagereraho ku gihe. Nk'uko nabibasezeranyije ko ngomba kubagezaho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye. Iki ni icyamamare rero cyamamaye ku izina nk'uko mubizi bamwita Marina. Uyu rero ni umukobwa uzi kuririmba neza. Rero Marina nk'uko byagiye bitangazwa, nk'uko amakuru yagiye atangazwa agiye atandukanye amuvugwaho, dore ko bagiye bamuvugaho amakuru menshi turagenda tugarukaho, nk'uko yagiye avuga ati njyewe nikundira Christopher. Rero nshuti mukomeze mukurikirane iki kiganiro kugira ngo mumashe kumenya byinshi kuri uyu mukobwa Marina, cyangwa se kuri uyu muhanzikazi uwo bita Marina. Dore uko byatangiye kugira ngo Marina abashe kuba yaza muri music nyarwanda. Byatangiye ute rero? Dore ko Marina nk'uko yagiye abitangaza, yatangiye ahamagara ku maradiyo agiye atandukanye, agahamagara. Icyo gihe barahamagaraga wabasha kuba waririmba neza bakaguha amayinite. Ubwo Marina yahamagaye abasha kuba yaririmba neza, baramukunda, ijwi rye bararikunda, baravuga ati byibura uyu mukobwa yagerageje. Ariko amayinite nabaje kuyamuha, nyuma yaje kuba yahamagara uwo bita Uncle Austin, mwese muramuzi. Yaramuhamagaye amubaza ati se kutamaye amayinite yanjye? Uncle Austin aravuga ati ahubwo nari narabuze nimero yawe ngo nguhamagare. Nuko aravuga ati rero mukobwa, ndi kumva hari icyo nshobora kuba nagufasha. Dore ko uyu mukobwa aribwo bahise bamujyana muri studio, abasha kuba yarikodinga indirimbo ye ya mbere, dore ko yari afite uturirimbo twinshi yari yaragiye ahanga, ariko akaba atarafite icyizere ko ashobora kuba yashyira indirimbo ye hanze. Nuko rero Marina yakomeje kuba yanyura mu bintu bigoye, mu bintu byagiye bimuteganya mu buhanzi bwe, nk'uko yagiye abitangaza. Uyu rero Marina yagiye akora byinshi, dore ko Marina yakuriye mu itorero, ariko nubwo yakuriyemo yari umuririmbyi ukomeye, yari umuririmbyi ushoboye kuba yaririmba, dore ko ari nawe wateraga. Uyu rero Marina yakomeje kuba yabihuza n'uburirimbyi bwe, abasha kuba yakuramo ijwi rizima, dore ko ubu ageze ku rwego rushimishije. Dore ko ubu Marina nk'uko yagiye abivuga ko yakoreye mu itsinda rya mbere, ari ryo Uncle Austin yari yamushizemo, akorera mu itsinda rya kabiri, ari naryo ubu abarizwamo, ari naryo yamamariyemo, ari naryo yazamuriyemo izina rye bikageza kuri uru rwego. Nk'uko Marina yagiye avuga ati ndashimira umuntu wese waba waragize icyo amfasha muri ubu buhanzi bwanjye, cyangwa se mu kuba
nazamuka nkaba icyamamare kuri uru rwego, ndamushimira. Ariko dore inkuru ubu ziri kumuvugwaho, ziri kuvuga ati Marina gute ashobora kuba yaragiye kugabanyisha amabere ye nk'uko bagiye babivuga n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, dore ko nawe yagiye anitangariza amakuru agiye atandukanye avuga ati Christopher ndamukunda cyane. Christopher rero muramuzi, ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi wagiye ubica bigacika, dore ko Marina nk'uko muri iriya minsi yagiye itandukanye bagendaga bari kumuvuga ati yamano bimeze bite mwashwanye, ariko byagiye kuba byaje ahagaragara. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Ciao ciao.